Ndagusuje kandi ngo ikaze none no ku IBICU TV kanizere kumeze neza cyane hano Suri hatandukanye nge nitwa Nikuingabiye. Hanyuma guherejo murabizi ko ari bwo amakuru yagiye hanze cyangwa se Irene yasohoye ibaruwa avuga uburyo atandukanye cyangwa se yarikiye gukorana na Dorcas na Vestine yaramaze imisi afasha mu muziki kugeza ubu rero igihari none abantu batangiye kwibaza bati byagenze gute niki gitumye abana bari bagitangira ameze neza batandukana na Irene umuntu waba mu manager mwiza mwibaro rifunguye umuryango wa Vestine na Dorcas wandikiye muri ndahabi Irene bakayinyuza mu itangazamakuru yasobanuye byinshi birimo buryo ngo Irene wari umujyanama wabo bafashe icyemezo cyo kumubambura nyine ndetse banasobanura birambuye uko ikibazo kimeze muri rusange. Iyo baruwa isohotse kuri uyu wa kane tariki 8 Nyakanga 2021 nyuma y'uko ejo ku wa gatatu nyine aribwo Irene nawe yatangaje ko yagaritse gukorana na Vestine na Dorcas yarabereye ubujyanama ndetse kuri wa kane yatanze ikiganiro gisobanura impamvu yabimuteye. Ababyeyi b'abana rero babahanzikazi nabo bamaze gusobanura ibaruwa cyangwa se gusohora ibaruwa isobanura byinshi kwitandukana ry'abana babo ndetse na Irene. Muri ibaruwa ifunguye dukesha inyarwanda.com ababyeyi ba Vestine na Dorcas basoni buryo muri ndahabi Irene yafashe Vestine na Dorcas n'uburyo bamwamboye aribwo hakurikiragaho ibaruwa yamenyeshejwe initangazamakuru ko Vestine na Dorcas utakirizwa mu maboko ya kompanyi ya Muninda Habirine cyangwa se Irene Entertainment. Nibaruwa yanditswe na Uzamukunda Elizabeth mama wa Vestine na Dorcas ayandika mu izina ry'umuryango akerekana karero ngo buryo Muninda Habi atababaniye neza mu bihe byose yakoresheje abana babo ibyo umubyeyi we yita kumucururiza abana. Yavuze ko Irene yakaga abana amafaranga kugira ngo abafashe cyangwa se bafashe abana babo agatanga nk'urugero ngo rw'umukunzi w'abana bo muri Amerika wahaye Irene ibihumbi 135 by'amafaranga y'u Rwanda ngo yahe aba bana ariko uyu we ngo akayirira. Iyi baruwa kandi igaragaza uburyo biteguye kwitabaza urwego rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo rubafashe mu kibazo bafitanye na Irene muri ndahabi nyine ku nyungu n'umusaruro yakuye kuri bano bana mu gihe cy'imisi 3 bamuhaye yashira ntacyo bikozeho bakitabaza RIB. Muri iyi baruwa kandi banavuze mu buryo muri ndahabi Irene yatse imbuga nkoranyambaga z'abana akazishyiraho kandi zariza abana umubyeyi wa Vestine na Dorcas kandi yasone byinshi muri baruwa by'uburyo nta masezerano muri ndahabi Irene yaranafitanye ngo burya n'abana n'uburyo bamamazaga ibikorwa bya kompani ya Irene nta burenganzira asabye umuryango w'abana. Uyu mubyeyi nabivuzemo kandi buryo ngo batumwe no kubona indirimbo y'aba bana yiswe Adona Irene ayishyize kuri sheni ye bwite ati kubera amakimbirane yose n'ibindi batavuze twatunguwe no kubona indirimbo yacu ya gatatu yitwa Yadona y'abana bacu ayisohoye akayishyira kuri YouTube channel yiwe bwite nkaho ari umutungo we kandi ngo ari igihangano cy'abana bana. Mwitangazo ritari rigufi yanshaka gucishamo amaso uyu mubyeyi yagize ati mwizina ryanjye bwite iry'umuryango wa Vestine na Dorcas ndetse n'umuryango wanjye yizewe mazima kangiye Uzamukunda Elizabeth nanditse inyandiko kugira ngo nkure urujijo ku mpamvu nyamukuru kandi zikomeza zatumye muri ndahabi Irene Entertainment ihagaririwe na muri ndahabi Irene avuga ko ahagaritse imikoranire ye yari hagati ya na Vestine na Dorcas ati byatangiye Vestine na Dorcas bafungura YouTube channel yabo bwite izwi ku mazina ya Vestine na Dorcas bayifashijwemo n'uwitwa Ndayisaba Prince uba imusanze bemeza kujya basubiramo indirimbo z'abandi bahanze. YouTube channel imaze gukomera igeze n'igihe cyo guhabwa amafaranga nibwo ngo abana bashutswe n'uwitwa Mahombi abazana i Kigali ababwira ko agiye kwamamaza YouTube channel yabo aribwo yahise abahuza na Irene cyangwa se nyine muri ndahabi Irene nibwo ngo yashukashukaga abasaba rero umubare w'ibanga cyangwa se password ngo azajye bashyira ibihangano n'indirimbo kuri YouTube channel yabo. Abana nabo binginga mukuru wabo witwa Irene ngo abohereze umubare w'ibanga cyane ko ari we wari wuza maze arabaha. Ni nabwo rero ngo Irene muri ndahabi yahise abaka n'izindi password abana ni nabwo baje kubibaha icyo gihe babihereza Irene. Gucyo gihe nabwo mukuru wabo witwa Irene yifuje kureba aho YouTube channel yabigeze maze asanga umubare w'ibanga warahindutse. Bamaze kumenya amakuru ko amafaranga yose ya YouTube yishyuye Irene ari we uyatwara ikajya kuri konti ye ya banki bwite ngo nibwo bamuhamagaye bahura Kiyovu ari kumwe n'umwunganizi we bamusaba kurekura YouTube channel y'abana babo n'amafaranga yinjije bakayatanga maze yashaka kitwarira ibindi. Icyo gihe ngo umubyeyi yamenyeshe ko natabikora azamurega mu bugenzacyaha. Amaze kubibwira Irene umubyeyi yavuze ko ngo Irene yabyemeye ariko ntiyabikora
amaze kwemera nyine ko agiye basubiza YouTube channel yabo ibintu bigasaba mu buryo Irene ngo yarabyema ariko ntiyabikora ahubwo akomeza gushyiramo abana amagambo mabi ngo twebwe turi abaturage ngo ntibatwishinga za siba indirimbo zabo ikindi ngo abazimye burundu. Iyo bari komeza igira iti kubera amakimbirane yose twatunguwe no kubona indirimbo ya gatatu yabo yitwa Dona yarayisohoye ayishyira kuri YouTube channel bwite nka hari umutungo we ndetse arongera ashuka abana bajyana mu itangazamakuru no ko abambika imipira y'amamaza company atatubwiye kandi twaramubujije. Itariki 7/7/2021 mu nganizi wacu mategeko yandikiye Irene integuza nyuma yo kuba yari ku YouTube channel y'abana bakanagaragaza amafaranga yose yakiriye yitwaje Vestine Dorcas ndetse no gusobanura uburyo indirimbo Adona yayihinduye umutungo we nta burenganzira hawe maze ngo atabikora mu gihe kitarenze iminsi 3 agashyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Akimara uyu mubyeyi akomeje agira ati akimara kubona iyo baruwa yihutiye kongera gushaka abana ngo bitandukanye natwe kandi abandikira SMS abashuka ngo bifate voice note bamushima ngo bavuge ko yabariye amashuri ngo kugira ngo RIB itamufata. Abana barabikora ariko bahita babimenyesha ababyeyi babo. Uyu mubyeyi mu gusoza yagize ati mumbare navuze byinshi ariko mbikoze kugira ngo abanyarwanda bose ndetse n'abakunzi ba Vestine Dorcas amenye ukuri tunatabaza inzego z'ubutabera ngo ziturenganure ku byaha byo kunyereza umutungo ubuhemu n'icyaha n'iyicarubozo Irene muri ndahabi yakoreye abana banjye ndetse n'umuryango muri rusange. Murakoze. Muri make ni ibintu nkuru aribwo wayumva ku munsi w'ejo Irene yasohoye itangazo ry'iranye amakuru avuga ko hagaritse imikoranire na Dorcas na Vestine. Benshi bati babagambaniye undi manager n'ibindi byinshi byagiye bivugwa gusa muri no baruwa nabwo uyu mubyeyi yashyize hanze wasanga mu fotokopi ya mu cyamakuru Nyarwanda dukesha no nkuru avuga uburyo ki Irene yagiye ari nkaho yacuruzaga abana agakoresha ibihangano byabo mu nyungu ze bwite n'umugengo abana bo bahereye kera n'ababyeyi babo badashaka ko akomeza gukorana na Irene. Ababyeyi bavuga yuko mu minsi 3 bahaye Irene naba nta kintu arabikoraho ngo areke YouTube channel yabo yerekane n'amafaranga yafashe bazamujyana kuri RIB maze akisobanura. Iyi ni IBICU TV, kora subscribe niba utarekora kugira ngo ujye ubona byinshi bye bitandukanye tukomeza kugezaho hafi ya buri munsi. Ibihe byiza.